byaba byiza uhinduye umunsi ugakora ibyo inshuti ushaka yuko ibishuti yawe Yesu ikunda. Hari abantu twahoze tuganira ejo, tuganira ku bintu by'imiryango, turavuga ngo buriya ikintu gikomeza ingo, ikintu gituma abantu bakomeza kubana mu mahoro, nuko buri wese amenya ibyo mugenzi we akunda, akamenya n'ibyo mugenzi we yanga. Iyo uzi icyo mugenzi wawe yanga, urakirinda, wirinda kugikora kugira ngo utamubabaza. Iyo uzi icyo akunda, ugikora kenshi kugira ngo akomeze kwishima. Mu bucuti rero ni icyo ngicyo gikomeza ubushuti. Imana yacu ishimwe cyane. Nuko ukora ibyo inshuti yawe ikunda, nuko ukora ibyo inshuti yawe yishimira, biyinezeza, ukirinda ibintu biyibabaza, ukirinda ibintu bishobora gutuma irakara, ukirinda ibintu bishobora gutuma uwo mubano wanyu uzama gato. Rero nimba tuvuga ko turi inshuti za Yesu, ni ngombwa yuko twirinda ibintu bibabaza Yesu, twirinde ibintu bimusubiza ku musaraba, twirinde ibintu bimutera agahinda. Nta kindi kibabaza Yesu. Ikintu kibabaza Yesu nuko dukora ibyaha, kandi muzi yuko Kristo yaje mu isi akababazwa ku bwacu, agapfa urupfu rubi ku bw'ibyaha byacu. Nta kindi kintu kimutera agahinda ni ukubona usubiye inyuma, ni ukubona ukora ibyaha, ni ukubona utumvira amategeko yaguhaye kandi witwa inshuti ye, ni ukubona umusubiza ku musaraba. Nimba uri inshuti ya Yesu, gerageza urebe, wite ku mubano wawe na Yesu. Ntabwo bihagije kubivuga gusa. Ikintu kinezeza Yesu nuko dukora ibyo ashaka. Inshuti za Yesu nizumvira amategeko ye, nizigendera mu bushake bwe. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo turi abacu ngo twigenge, kuko twaguzwe amaraso y'igiciro cyinshi. Amaraso Yesu yatuguze, amaraso Yesu yaducunguje, yatumye tuba abe. Imana yacu dufashe cyane. Ijambo ry'Imana rero riravuga muri Yohana ibice 15 ku murongo wa 14 naho reka tuasubireho. Haravuga ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Ni ukuvuga ngo nitwumvira iby'Imana idutegeka niho tuzaba turi inshuti ze. Nimba Imana igusaba gukundana ukabikora, ubwo niho uzaba inshuti ye. Nimba Imana igusaba guca bugufi ukabikora, nimba Imana ya mategeko yose y'Imana, nimba dukundana koko, Imana yacu ishimwe cyane. Nimba koko twumvira amategeko y'Imana, icyo nicyo kizaturanga, nicyo kitwemeza ko turi inshuti z'Imana. Haleluya. Inshuti y'Imana ntabwo ari wa wundi ujya mu rusengero gusa. Inshuti y'Imana ntabwo ari wa wundi ubivuga gusa, ubiririmba. Hoya, hari n'ikindi kintu ukwiriye gukora mu bucuti bw'Imana, nuko wumvira amategeko yayo. Imana yacu ishimwe cyane. Abantu bibwira yuko ari inshuti z'Imana ahari bitewe n'imyanya bafite n'amatitire bafite. Ntabwo ibyo ngibyo bishobora gutuma uba inshuti y'Imana. Ntabwo titire ufite runaka mu idini ariyo ituma uba inshuti y'Imana. Ntabwo experience ufite cyangwa se imyaka umaze, ntabwo amadegree ufite cyangwa amadiplome cyangwa impamyabushobozi ufite mu kwiga ibintu bya Bibiliya, mu kwiga imibanire y'Imana n'umuntu, ibyo ntabwo bishobora gutuma uba inshuti ya Yesu. Imana yacu dufashe cyane. Nta kindi kintu kizatuma uba inshuti ya Yesu keretse kubahiriza amategeko ye, keretse gukora iby'ubushake bwiwe. Igihe cyose utari muri uwo murongo, ntabwo uri inshuti y'Imana. Imana yacu dufashe cyane. Hari amagambo y'Imana Yesu yigeze gusubiza abigishwa be. Ayo magambo ari muri Luka ibice 11, reka tuhasome. Reka duhere ku murongo wa 27. Haravuga ngo akivuga ibyo umugore wari
wari muri iryo teraniro ashyira hejuru aramubwira ati, hahirwa inda yakubyaye n'amabere yakonkeje. Nawe aramusubiza ati, ahubwo hahirwa bumva ijambo ry'Imana bakaryitondera. Abantu benshi bateraniye aho atangira kubabwira ati, ab'iki gihe ni abantu babi bashaka ibimenyetso, nyamara nta kimenyetso bazahabwa keretse icya Yona. Amen. Aha ngaha uyu mudamu yavuze ngo hahirwa inda yakubyaye n'amabere yakonkeje. Yesu aramubwira ati, hoya, hahirwa abumva ijambo ryanjye, hahirwa abumva ijambo ry'Imana bakaryitondera, hahirwa abumvira amategeko yanjye, hahirwa abumva icyo Data ashaka, hahirwa abumva ibyo mbabwira bakabyitondera, bakabyubahiriza, bakabishyira mu bikorwa. Imana yacu ishimwe cyane. Ntabwo hahirwa iyo relationship mfitanye y'abantu runaka, nta bundi bushuti bwashingirwaho, nta bundi bushuti mpereza agaciro. Haleluya. Keretse umuntu wubahiriza amategeko yanjye, keretse umuntu wubahiriza ubushake bwanjye, keretse umuntu ukora ibyo nshaka. Imana yacu dufashe cyane. Ntacyo byaba rero bimaze kuvuga yuko uri inshuti ya Yesu, nyamara udashobora kumvira, udashobora kubahiriza amategeko ye. Imana yacu dufashe cyane. Ikintu cya gatatu, inshuti ya Yesu, kiranga inshuti ya Yesu, kiranga umuntu, wareba umuntu ukavuga ngo uriya muntu ni inshuti ya Yesu koko. Haleluya. Ni umuntu wumva ukuri Yesu avuga, ni umuntu wumva ukuri Yesu, wumva ibintu mu buryo Yesu nk'ubwo abyumva cyangwa se nk'uko abivuga, wumva ukuri kweruye Yesu Kristo avuga. Imana yacu dufashe cyane. Dukwiriye kugendera mu kuri, dukwiriye gukora iby'ukuri, dukwiriye kugendera mu kuri kweruye. Imana yacu dufashe cyane. Nta muntu w'inshuti ya Yesu ukwiriye kugira indimi ebyiri.